amatwi ibyumbwira n'ubupfapfa cyohono hinduka ntacyo utaramenya ntacyo utamenya niba utaramenya umuntu ari mundi umuntu ari mundi kimwe nawe umuntu ari mundi uri umunyabwenge mbwira nawe kuba umwirabura ukaba umwera ukaba uriwe wabihisemo kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakene si wowe wabihisemo sinundi wabiguhitiramo nukurimba nk'urugamba yaguhanze yonyine niyizi kandi by'ubimenya ubimenye ntacyo uramenya ntacyo uramenya ubwo utaramenya ntacyo utamenya niba utaramenya umuntu ari mundi umuntu ari mundi kimwe nawe umuntu ari mundi eregura bica bigacika muri rubanda ubabwira ko ubwoko bwawe buruta ubw'abandi uracyajijiriwe kutigera ku bana b'inyange baduhaye urugero rwiza twese ku muntu ari nk'undi ntacyo uramenya ntacyo uramenya ntacyo uramenya niba utaramenya umuntu ari nk'undi umuntu ari nk'undi kimwe nawe umuntu ari nk'undi udakunze ngo akunde uwaruza yakunda imana atigeze arabukwa reka kumutoteza n'ikiremwa cyayo ko wisanze niko nisanze ko wibonye niko nibonye ntawe uhitamo ubwoko n'igihugu ntawe uhitamo. arakoze cyane Focus Ruremire ku ino ndirimbo nziza cyane umuntu n'inkundi indirimbo bamwe bagombye kumva ikivuga bityo ntibavuge ko agomba kubivangura iryo ari ryo ryose harimo ibintu bikomeye cyane tugiye kuganiraho ivangura mu kwibuka ikibazo gikomeye cyane kitakomeye gusa mu Rwanda aho leta y'agatsiko FPR DMI Kagame imaze imyaka 25 iyogoza u Rwanda n'abanyarwanda ndetse n'akarere ikibazo rero ntigikomeye aho honyine kinakomeye muri opposition mu bifuza gufata ubutegetsi ngo bakazana impinduka dore ko birirwa baririmba ariko wareba mu bitekerezo byabo ugasanga neza ni nk'ibya Kagame cyangwa se kuri bamwe ni nk'iby'ingoma yabanjirije ingoma mpotozi yakoreye jenoside abatutsi ikica n'abahutu batavugaga rumwe na MNDCDR n'abandi shuti muduteze amatwi murumva radio ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC tukaba dufite
saa 9 z'amanywa n'iminota 6 isaha i Washington DC, tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 6 isaha y'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, na saa 2 z'ijoro n'iminota 6 i London mu Bwongereza, saa 3 z'ijoro n'iminota 6 iwacu i Kigali. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 4 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2019, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kwibuka ku nshuro ya 25 imungu yivangura iracyari muri benshi mu banyarwanda. Kikaba ari igice cya kabiri cy'ikiganiro twabagejejeho hagiye gushira icyumweru n'igice. Muri kino kiganiro tureba ukuntu udutsiko tw'abatutsi n'abahutu turushanwa mu igoreka ry'amateka hagamijwe gushimangira ko ubwoko bunubu ari bwo bwoko bw'abicanyi. Ni muri wa mugambi wacu wo guharanira ukuri turwanya ikinyoma. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba mbashuhuje, nkaba mbifuriza kandi gukomeza guhirwa n'imigisha ya Pasika. Si kera cyane iyo Pasika ibaye, nongere dukomeze nyine twifuzanye twese imigisha ya Pasika. Mukaba kandi muri kumwe kandi na Jonathan Musonera mumenyereye. Jonathan Musonera rero akaba ari umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka Rwanda Freedom Movement, ariko nkaba nabibutsa ko ari na perezida wa komite nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission. Dore ko ibyo tugomba kwibutsa uno munsi by'umwihariko rwose ari ibintu yigisha kuva kera, bamwe bakabyumva, bamwe batangiye kubyumva, ariko hakabamo n'abakomeza gutana, abakomeza kwigiza nkana, batazi ko umuntu ari nk'undi ku mugani wa Ruremira. Jonathan rero ndakuruzi, mu kanya sinakubonaga ariko ubu ngubu ndakuruzi, ngufunguriye mikoro. Jonathan wafata mikoro none ugasuhuza inshuti zaragishaka none tukabona gutangira ikiganiro. Urakoze muvandimwe Joseph, uranyumva? Uraho Jonathan. Uracyabaho Joseph? Mbese namwe mwasubiye mu mbeho nkatwe nubwo idakabije cyane. Bimeze naho ahubwo kare haguye n'urubura, rwarimo imvura nyinshi n'imbeho n'umuyaga. Basubiye ku kacu. Ibihugu biragoye. Reka ngushimire Joseph, ngushimire nanone uyu mwanya mwiza tubashije kongera guhura kugira ngo dukore ikiganiro mu bihe biba bitoroshye. Dufite akazi kenshi cyane tumazemo iminsi, byatumye ibiganiro byacu biba bisa nkaho bihagaze gatoya, ariko ngushimire ko mu gihe ubonye ubasha gutegura ibi biganiro. Nkaba rero ngushimiye, nkaba ngira ngo nsuhuze abakunzi bacu badukurikira ndetse n'abatadukunda badukurikira, bose mbifurize amahoro n'imigisha y'Imana. Ndagushimiye nanjye Jonathan, ndagushimiye cyane rwose. Nshima umurava uhorana rwose buri gihe, ariko rero umuntu yanakwishima nubwo harimo nk'uko tugiye kubibona kidobya mu myumvire, dusanzwe tunabizi, ariko rimwe na rimwe bituruka ahantu umuntu atanabitekerezaga cyane. Za kidobya rero mu myumvire, ba kidobya batabona ko umuntu ari nk'undi. Muri kino gihe cyo kwibuka kenshi kizana mu by'ukuri ibintu byinshi birimo ibyiza ndetse birimo n'ibibi, bikazuka. Rero twebwe ntituzuyaza kubyamagana kandi no kwigisha, ari nako twigisha, kandi abumva bakumva kuko harimo abagenda bumva. Kuko natangiye ikiganiro mbivuga, inyito za kino kiganiro ni kwibuka ku nshuro ya 25 imungu yivangura iracyari muri benshi mu banyarwanda. Ni igice cya kabiri, kuko igice cya mbere twakigejeje ku bakunzi baragishakwe ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize kwa Mata. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba udutsiko, ukuntu udutsiko tw'abatutsi n'abahutu
turushanwa mu igoreka ry'amateka hagamijwe gushimangira k'ubwoko ubu n'ubu ari bwo bwoko bw'abicanyi, mu yandi magambo ko ubwo bwoko bwabo babivuga nyine ari ubwoko bw'abere gusa nyine ubwoko bwerade. Bisanga mu moko yombi Jonathan, ariko uyu munsi turi bwibande cyane cyane ku magambo akarishye yabo mu gatsiko k'ubwoko bw'abatutsi. Mu kiganiro gitaha ndetse kuko ari ibintu biremereye birebire, naho ndumva mu gice cya gatatu nk'uko twabisezeranye, tuzongera tukabigarukaho byadukundira, tukaganira nabo, tukaganira nyine na nuko kugoreka amateka kuri mu gatsiko k'abahutu, ariko nibitadushobokera tuzabikora mu kiganiro cya kane kizaba ari nacyo cya nyuma cyangwa se kibanziriza icya nyuma. Mu kiganiro cy'ubushize tariki ya 25 Mata mwaka 2019 twabonye ko kimwe na leta ya FPR DMI Kagame, amashyirahamwe y'abanyarwanda baba hanze nayo yibutse, bikaba byari bikinakomeje. Twabonye kandi ko bidatunguranye mu mpuzamashyaka yiyita P5 P5 ikorerwamo na MRNDCD na FPR DMI, kwibuka byaranzwe no gushimangira ivanguramoko mbese uroye nk'uko bikorwa na FPR DMI Kagame. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye gukomeza kudoma agatoki ku mvugo zigoreka amateka hagamijwe gushimangira k'ubwoko ubu n'ubu ari ubwoko bw'abicanyi. Ibyo bikaba bikorwa n'utwo dutsiko two mu batutsi ndetse no mu bahutu. Nibutse ko rwose tutazahwema guharanira ukuri, turwanya ikinyoma gikomoka hose, kandi rero umusaruro nutangiye kugaragara. Jonathan, rero niba wumva ibyo uko mperuye icyo kiganiro bikunogeye, reka turebe ukuntu ku itariki ya 17 z'ukwa kane umwaka w'2019 Jean Paul Turayishimye, umuvugizi wa RNC ishaje, yahamagaye Garikani Gasana ngo aze gusobanura ku mvugo ipfobya ubwicanyi bwakoreye abahutu, ku mvugo ndetse ivangura bapfa b'abahutu bishwe. Iyo mvugo akaba bombi barabiganiriyeho. Iyo mvugo ikaba yaragaragaye ku itariki ya 10 z'ukwa kane 2019, ni ukuvuga ko hari hashize icyumweru kimwe gusa. Garikani Gasana nyine avuze iyo mvugo mu by'ukuri y'amahano nk'uko tuza kugenda tubireba tunayamagana. Reka rero twumve ukuntu yamuhamagaye, yamubwira ati nako yari yaje, ubwo rero amushaka kuri telefone, amubwira ati rero ati ngwino usobanure. Mu yandi magambo twaje kumenya byose ntibirimo hano muri aya ma extrait. Twaje kumenya yuko abantu babandikiye ku bwinshi bakamagana Jean Paul Turayishimye na RNC, bakamagana na Garikani Gasana, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress, bakamwamagana birambuye kandi rwose ku buryo bwumvikana. Nabo turaza kumva bamwe mu bamwamaganye, dore ko bimwe bitahise, bahitishije bimwe na bimwe, ariko birahagije. Ariko igikuru cyane ni ukumva ahubwo ukuntu noneho Garikani Gasana yabaye nyamwongera bibi, agashimangira amahano yari yavuze, noneho akayashimangira kurusha, akavuga ati mbese ati rwose ati nasubiye mu kiganiro, ni ukuvuga ikiganiro cyo ku itariki ya 10 z'ukwa kane 2019 kuri radiyo Itahuka, ati nagisubiyemo rwose, ati ndeba niba hari ikintu naba naravuze ntemera, ati cyangwa se niba hari ikintu navuze naba, ati nasanze ibintu navuze narabivuze ari ibintu mbitekereje, ari ibintu rwose biri byo. Mu yandi magambo niteguye gusubiza abantu bumva hari ikindi nababwira kugira ngo basobanurire kumva ati naho ubundi ati ntacyo nakora ku byo navuze, ahubwo rero nk'uko tuza kubibona ahubwo yashimangiye amahano. Reka rero twumve ukuntu reka mbanze umwanya Gasana
garikani numve ko turi kumwe 5-5 mbere y'uko tuza guha ikaze bagenzi bacu muri igice cyacu cya nyuma cy'ikiganiro. Garikani niba unyumva nongeye kugusuhuza nguha ikaze muri ikiganiro ndetse nangushimira kuba washatse kuza kumara impungenge abadukurikiye cyangwa se gusubiza bimwe mu bibazo bafite cyangwa bibajije nyuma y'ikiganiro twagiranye. Nongeye kuguha ikaze muri ikiganiro garikani niba unyumva ikaze ndagushuhuje. Urakoze Jean Paul, nanjye ndagushimiye ko wanyakiriye mu kiganiro kandi ndasuhuza abakunzi ba radio Itahuka mwese, murakoze. Aha nibutse ko turi icyo gihe twari ku itariki ya 17 z'ukwa kane ukwezi gushize, bisobanura ko nyine yaraje gusubiza ibyo benshi bababajwe no kumva mu cyumweru cyari cyayibanjije no ku itariki ya 10 z'ukwa kane. Reka twumve rero uko bakomeza bavuga. Jean Paul, ugize uti niki twakora niki tudakora. Nkubwije ukuri ntacyo tutakoze, duhora tubwira abanyarwanda, duhora tukwereka abanyarwanda ibibi byose Kagame akora. Nta munsi n'umwe tutabibereka, ntacyo tutakoze. Ahubwo jewe aho ikibazo nkibona, abanyarwanda bafite ubwoba kandi ndabumva kuko tugirana n'umuntu. Kagame ni umuntu udasubira inyuma mu kwica. Abanyarwanda bafite ubwoba bwinshi, ntabwo mvuga ko batabibona, barabibona. Twarakoze bishoboka byose, twarabiberetse kandi barabibona. Ikibazo gihari gusa n'ubwoba Kagame yashyize mu banyarwanda, yateye abanyarwanda kubera ko yica kandi nta utabizi. Nicyo nashakaga kongeraho. Hanyuma rero niba unyemereye, mu gihe dutegereje abandi batumirwa bacu, nagira ngo mvuge nifuje kuza muri iki kiganiro kuko numvise nyine wa mugani ko hari abagize icyo bavuga ku kiganiro twagiranye. Naje no kongera kugisubiramo wenda ngo numve ko hari ibintu naba naravuze wenda bitandukiriye cyangwa ntaza ibintu ntasubira mu nsanga nta na kimwe. Nifuza kuza hano rero mu rwego rwo kutariganwa ijambo cyangwa se mu rwego rwo twiyemeje rwo kugira deba ntawe duheje, ngira ngo nutaragize icyo yumva neza kimbaze, kandi n'uwumvise ikintu nabi yongera mbaze nkimusubiriremo, hanyuma deba nyine tuyihe ijambo nk'uko twabyiyemeje hano kuri Radio Itahuka. Murakoze. Jonathan rero mu by'ukuri ahagarikani gasana yari hasubiza Jean Paul, turayishimye. Sinashyizeho amagambo yose ko ni menshi yavuze nyine ngo ni nka ya mitima isobetse amaganya. Jean Paul turayishimye nyine yari yatangiye asuhuza rwose imitima, avuga amagambo menshi cyane tutabonera umwanya muri kano kanya, aganya cyane ati niki rwose twakora kugira ngo abanyarwanda batwumve. Yari yatangiye rwose aganya bikomeye, bitandukanye cyane n'imvugo y'aba ari Abdul Karim na ba Epimake nta mushobora birirwa bavuga ko byose ari sawa muri P5 na RNC ishaje. Mu magambo rero kumuhoza wumvise mu kanya Jonathan ko garikani gasana yagize ati rwose ihorere Jean Paul, turayishimye, ntacyo tutakoze, twakoze ibishoboka byose. Abanyarwanda basabitswe n'ubwoba kubera ubwicanyi bwa Kagame. Arongeraho nk'uko wabyumvise Jonathan ati nasubiye mu kiganiro twagiranye ubushize, no kuvuga aho ngaho nibutse ko hari ku itariki ya 10 z'ukwa kane 2019. Ati nasubiye muri icyo kiganiro nsanga nta kintu navuze ntasubiramo uno munsi, atutarumvise neza kandi ndahari naje kumusubiza. Jonathan, nagira ngo ahangaha wenda niba ufite icyo wavuga kuri ibi ngibi umaze kumva, ufata ijambo Jonathan. Urakoze Yosefu, ngushimire nanone iki kiganiro kuko ni ikiganiro gikomeye, ni ikiganiro abantu bakwiye kwitondera bakumva kuko biri mu bice bibiri. Hari igice cya leta ya Kigali cyangwa se ya Kagame yigometse ikica igapfobya jenoside ikanakora jenoside. Hakaba igice cya kabiri cyo muri opozisiyo
kivuga ko kirwanya Kagame muri ibyo maze kuvuga, nacyo mu by'ukuri ushaka itandukaniro riri hagati y'ibyo Kagame akora n'ibyo abari muri opozisiyo bakora, bamwe ugasanga mu by'ukuri nta tandukaniro, cyane cyane ku kibazo kijyanye na jenoside. Ibyo kugira icyo nongeraho kuvuga ngo nta kuri aya maganya ya Jean Paul na Gallican Umuhoza, ariko ntabwo bibuza ko ikibazo gihari, ahubwo ikibazo nicyo bakagombye kureba bakavuga bati ese igituma abantu batunenga, ese igituma tuvuga ibintu bakabigarukaho ni kubera iki, ese icyo dukosa ni iki? Ibyo nibyo bakwiye kureba, nibamara kubibona bakirinda ikinyoma, noneho bakavugisha ukuri. Ikindi ngarukaho ku bijyanye na Gallican, ibyo yavuze koko arabyemera, yanagarutse nyine yavuga ko yanasubiye mu kiganiro agasanga ntabyo yakosheje, yanabihagararaho akabisubiramo, aho rwose ndemeranywa nawe ko ibyo yavuze yabihagazeho kandi yabivuze abyemera, ahubwo icyo cyatumye tunakora iki kiganiro ni ukugira ngo turebe koko nimba ibyo yavuze koko bibereye umunyapolitike ushaka guhindura ibintu mu Rwanda, akaba yaba na perezida akayobora abanyarwanda, noneho turebe itandukaniro riri hagati ye nk'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People Congress na P5 bafatanije, noneho turebe koko nimba ibyo yavuze bijyanye n'umuyobozi nyawe ukwiye kujya hagati y'abanyarwanda akabayobora, cyane cyane duhereye kuko biri mu gihe cyo kwibuka, biri mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, biri mu gihe cya jenoside yakorewe abahutu atemera. Ahangaha ndibaza ko turi bwinjire mu kiganiro neza, tukagira natwe ibibazo tunamubaza, yazaba umugabo akagaruka kuri radiyo itahuka cyangwa se n'ahandi yifuza akaba yadusubiza ibyo bibazo, kuko ni ibibazo bikomeye. Turarwanya leta y'abicanyi, turarwanya leta yakoze jenoside, turarwanya leta n'ubu igikora jenoside ikica abantu igatsemba. Hari ibindi tutajya tuvuga kuko isigaye inakoresha bya bindi nko mu gihe cya rucunshu cy'abega n'abanyiginya, itsemba abanyiginya mu buryo abantu batabasha gusobanukirwa, ariko iyo sisiteme, iyo ntuza irahari bakoresha. Noneho ukareba noneho n'uburyo bica abahutu muri rusange, uburyo bica abatutsi muri rusange, tukibaza ese iyo twumvise ibiganiro biteye bitya nk'ibi Gallican na Jean Paul bakoze kuri radiyo itahuka, ukumva n'ibibazo abantu bamubajije n'agahinda bari bafite babona ko umuyobozi uri muri opozisiyo adakwiye kugira imvugo iteye ityo cyangwa se imyumvire iteye ityo, nabyo bikadutera kwibaza. Ari nayo mpamvu cyane cyane twibanda kwerekana ibigoramye hagati muri FPR cyangwa se DMI Kagame n'ibiri muri opozisiyo muri rusange, ariko cyane cyane opozisiyo tugomba kuyibandaho kuko igomba gukora ibinyuranye n'ibya FPR DMI Kagame, kuko niba ishaka guhindura ibintu igomba nayo ubwayo guhinduka, ikerekana uruhande buri munyarwanda wese yumva ko yibonamo. Joseph, ngira ngo twakomeza ikiganiro. Urakoze cyane Jonathan. Nk'uko rero twatangiye tubivuga,
nk'uko nako Jean Paul Turayishimye yatangiye abivuga, aragira ati nahamagaye Gasana Garikani kugira ngo aze asubize ibintu bagiye batubaza, ndetse ntibahisha kuvuga ko bamwe bagiye babatuka babahata rwose ibintu byinshi cyane. Mu bantu rero icyo kiganiro cyo ku itariki ya 10 z'ukwa 4 2019 cyababaje harimo Felicien Hategeka uzwi cyane kuri radio Itahuka, ariko ntabwo turi bushyireho ijwi rye, turi bushyiraho ahubwo ijwi ry'umukunzi w'iyo radio utarashatse kwivuga izina, bisobanura ko wenda Felicien we dushobora kuzabigarukaho mu gice cya 3 cya kino kiganiro, dushobora kuzabigarukaho mu gice cya 3 cyangwa cya 4 cya kino kiganiro, nk'aho avuga ko jenoside yakorewe abatutsi itateguwe. Aravuga ati jenoside rwose yakorewe abatutsi ndayemera, ariko icyo ntemera ni uko iyo jenoside yateguwe. Icyo rero nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko usanga harimo kwemera kujenjetse mu bantu bamwe na bamwe, usanga nabyo ari ikindi kibazo. Kuvuga ngo iyo jenoside ntiyateguwe ni ibintu nabyo usanga ari urwitwazo, mu by'ukuri ari urwitwazo. Jenoside ntiyateguwe, ni gute itateguwe? Nta kuntu yarateguwe cyane rwose. Tuzabigarukaho wenda mu gice cya 3 cya 4 cyane cyane ntekereza cya 4 cya kino kiganiro. Uwo mukunzi rero tugiye gushyiraho utarivuze izina, uwo mukunzi wa Radio Ishakwe nako Radio Itahuka tugiye gushyiraho utarivuze izina, aragira ati ndabona Garikani Gasana babajwe gusa n'ibyabaye ku batutsi, kandi yamamaza apartheid, ivangura mu kwibuka kimwe na Kagame, ameze nka Kagame neza. Mu kumusubiza rero turaza kureba ko Garikani yashimangiye ahubwo iryo vangura, ndetse koko ibyo bintu uko nabivuga bihurizaho na Kagame, tukazaba tuzabira mu kiganiro gitaha. Wenda ndibivuga gato, ariko tuzabira cyane cyane mu kiganiro gitaha nshyiraho amajwi ya Kagame, aho aroga urubyiruko ku itariki ya 30 z'ukwa 6 2013, ibyo bita ngo Yes Connect, nyine ngo urubyiruko rumwe rwaba harya yitwa ngo kibazo bimaze iki bampora iki bari bavugwa amapfunwe bafite, n'abandi bihakana nyine ubwoko barimo, nyine bigashimisha Kagame nawe akanezerwa akavuga amagambo ati ubwo muri bya bindi bise ngo ndi umunyarwanda. Tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha, twerekana ukuntu nyine iyo mvugo ya Kagame isa neza niyo Gasana Garikani. Kandi rero Jonathan ntabwo ari Gasana Garikani uyifite wenyine, ni mu gateko kabo kose, ndetse no muri benshi mu udutsiko tw'abatutsi bari muri RNC ishaje, kuko twagiye tubipfa nk'uko utahwemye kubivuga, nk'uko tudahwema kubyibutsa. Felicien rero avuga ko yemera jenoside yakorewe abatutsi, ariko ko atemera ko iyo jenoside yateguwe, akibutsa ko yiciwe na FPR. Aha rwose turi kumwe nawe, twifatanyije mu kabara afite, kuko avuga ukuntu mu muryango we bawutsembye, kandi koko akunze kubivuga. Ni ukuri ahangaha rwose twifatanye nawe, ndetse tuzabigarukaho. FPR yatsembye abantu gusa, rero muri abo batsembye FPR n'indi wari ubabereye ku isonga ni muri bamwe bakikije ba Kayumba Nyamwasa. Ntabwo ari Kagame wenyine nk'uko benshi bagenda bagerageza kujirisha babivuga. Kayumba niwe wari ukuboko kw'iburyo kwa Kagame mu kwica mu gutsembatsemba abahutu. Ati rero ni jyewe niciwe abantu b'umuryango wanjye, nkaba n'ubu ngubu ntegereje ubutabera ko buzatugeraho, dore ko nta muntu wo muri FPR n'umwe rwose uracirwa urubanza. Havuga ni ukuri kuzima, tuzabigarukaho. Gusa rero ati tugomba gufatanya twese ibyo bintu bikagerwaho, abantu bo muri FPR bagacirwa urubanza. Jonathan rero aho tugeze muri aka kanya nkaba nakwibaza niba muri abo ngabo bazamufasha kugira ngo FPR izacirwe urubanza harimo RNC ishaje, dore ko RNC ishaje nyine irimo abicanyi b'agatsiko k'abatutsi b'abajenosideri, ariko ikabamo n'abashyigikiye abajenosideri b'abahutu,
abo bose bifuza ko ngo bihwaniramo, ngo ibintu bihwaniramo, ibyo wumva Gallican Gasana avuga ati ntidushaka ko bihwaniramo, ariko akongera akavuga amahano byerekana nyine ko ari umututsi gusa nta kindi ari cyo. kandi rero nabyo bidafite mu by'ukuri injyana. Uze kumva abantu ukuntu avuga nyine ukuntu bagomba kwibuka, ukuntu abatutsi bonyine bagomba kwibuka muri icyo cyumweru cya mbere, ibyo turaza kubigeraho. Felicien rero ntabwo yerura ngo anegure Gallican Gasana kwitahuka, ntabwo rwose. Wenda yabikoze inbox, wenda ashobora kuba yaramunenze abimubwiye ku giti cye cyangwa abibwiye na Jean Paul, ariko hariya kwitahuka uretse kuvuga gusa ko atemera ko jenoside y'abatutsi yateguwe, wenda aritotomba gusa akavuga yuko ngo abo bose bagomba gufatanya kuzashaka ukuntu habaho ubutabera no ku biciwe b'abahutu. Reka rero ariko tunibutse ibyo dukunze kwamagana, hariya avuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ntiyateguwe. Ni ikibazo gikomeye, tuzakigarukaho ubutaha cyangwa se mu kiganiro kizakurikiraho. Ni ikibazo ahuje nabo muri MNDCD bemera bagononwa iyo jenoside yakorewe abatutsi, abo bose kimwe n'intagondwa z'abatutsi, bakaba bagerageza gupfobya ubwicanyi bwakorewe abantu batavugaga rumwe na MNDCD. Tuza kugarukaho gato, ariko tukazabigarukaho ku buryo burambuye mu kiganiro gitaha no mu gikurikiyeho. Twibutse kandi tunamagana ko hari n'aberura bagahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ibyakorewe abahutu bose nakubwira, ibyakorewe abahutu batavuga rumwe na MNDCD, hari rwose aberura bagahakana jenoside yakorewe abatutsi, bafashwa n'abantu ngo b'impuguke nka ba Didasi Gasana na ba Professeur Charles Kambanda. Tuzabigarukaho, nongeye bibe tuzabigarukaho kuko nta gihe tuzabima kubamagana. Tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha cyangwa mu gikurikiraho tubitindeho. Reka rero Jonathan, ubwo twari tuvuze gatoya ku magambo ya Hategeka Felicien, tuzagarukaho cyane cyane hariya avuga ngo nta jenoside yateguwe, kuko nabyo ni ikibazo gikomeye. Reka twumve gatoya uyu wundi utarivuze izina, nawe wagaye cyane ibyo Gallican Gasana yakoze. Uyu muntu utarivuze izina avuga ko nawe rwose yemera jenoside yakorewe abatutsi, akanenga gusa ko Gallican Gasana asa n'ushishikajwe gusa n'akababaro k'abatutsi bonyine. Ati ibyo Gallican Gasana avuga ni nka biriya bya Kagame neza. Ati iyi si ya apartheid bamwe bavuga, ati abanyamashyaka rwose bagombye gushyigikira ubwiyunge. Wabivuze aho ngaho Jonathan, wavuze ko umunyamashyaka afite uko agomba kwifata, umuntu wo mu ishyaka. Ahangaha nyine icyakora telefone yaramutengushye rwose, yaratangiye ateruye ibintu neza, avuga ibyo anenga, avuga ibyo yemera, ndetse yanagerageje kugaruka ariko naho biranga. Telefone ikomeza kumutenguha, aho yaratangiye kuvuga ko kwibuka jenoside ari byiza, anekeza ko yaratangiye kuvuga kuri jenoside y'abatutsi, ariko sinzi niba yemera n'iy'abahutu kuko telefone nyine ntizatumye ibyo tubasha kubyumva. Jonathan rero reka twumve uwa kabiri ukuntu yanenze Gasana. Reka tumwumve, ni hafi iminota 4. Urakoze Felicien. Ibyo cyane kuretse hari icyo ndibuze kugarukaho kuri note, nafashe note ku byo uri buze. Gallican nawe ndizera ko narimo afata note ku byo wavuze. Pante rukoze yenda dushobora kuza kugarukaho nawe, cyangwa observation nawe ukora ku biri politiki y'u Rwanda muri rusange, atari n'ubwa mbere yenda uzikoze cyane uko ubona societe nyarwanda yazaza. Iyo ngiyo yaba ari na observation dushobora no kutagarukaho, cyangwa se n'undi wese wagira icyo abivugaho ntacyo byabitwaye. Ndagira ngo umuntu undi wakanze rimwe, nawe niba ari umwe muri bo, mu bo twari twasabye ko bagira igitekerezo kuri
kuri iki kiganiro cyangwa se babisabye nimero 487 waba uri umwe muri bo tuva twigeze kukubaza nanjye ndi umwe muri bo nanjye ndi umwe muri bo urivuga cyangwa urahitamo kutavuga izina ryawe? ntabwo ndi buvuge izina ryanjye. Ngaho igitekerezo cyawe. Igitekerezo cyanjye cyane icyo cyangwa observation yawe n'ikibazo wari ufite. Donc cyane kuko Garikani yavuga akaba donc yavuga ibyerekeye jenoside y'abatutsi arabivuga rwose ibyo avuga ntago mbihakana, ariko aho tutemeranwa ni hamwe. Donc niba twebwe nk'abantu turi no hanze twumva yuko twagombye kwigisha ubwiyunge, uburyo Garikani avuga ntago donc niho kuvuga niho nka biriya Kagame n'ubundi avuga. Iyo Kagame wenda ariko noneho ni ugushyigikira biriya bibeshyo bya Kagame, kubera ko niba jenoside yarabaye y'abatutsi ibyo rwose turabyemera, nta muntu ubihakana. Ariko noneho yarabaye abantu b'abahutu nabo barishwe, icyo nabwira Garikani ashobora kuba yarabonye akababaro k'abatutsi gusa kuko yari ahari, ariko hari n'ababonye noneho impande zombi, uburyo impande zombi zagiye zibabana. Noneho hari nk'aho mwanageze muravuga ati uko kwezi kwagombye guharirwa kwibuka jenoside y'abatutsi gusa. Ibyo aba ari ibintu bikabije. None se abandi bantu babuze abantu, ko hari n'abantu babuze abantu mw'ayo matariki n'ubundi b'abahutu. Natanze n'ingero z'abantu nzi bagiye bicira abantu rwose agasigara nkawe wenyine, bishwe n'inkotanyi nko muri Zaire, abishwe n'inkotanyi Kibeho agasigara ari bo bonyine. Abo bantu bo kwibuka kwabo bizagenda bite? Niyo ukigeze uvuga ati ukwezi kwagombye guharirwa jenoside y'abatutsi gusa, icyo gihe uri kumva atari ya apartheid bamwe bandika bavuga. Uri no mu ishyaka rikorera hamwe n'andi, twagombye gufatanya noneho tukigisha ubwiyunge, abanyarwanda ubwiyunge. Noneho se dukomeza gushyigikira Kagame muri biriya binyoma by'abakora, nuko wenda ari umututsi nawe ari umututsi, noneho tugakomeza kumushyigikira. Signal zawe muvandimwe zimeze nabi, nugaruka ufite signal nziza ndongera nguhe akanya. Jonathan yo telefone nk'uko nabivuze mu kanya yakomeje gutenguha uwo muntu mu by'ukuri uvuga ibintu bisobanutse, ibintu byumvikana ati nemera jenoside yakorewe abatutsi. We ntiyashyizeho za ariko yego wenda sinzi niba atari kubishyiraho nyuma, ariko muri rusange yavuze ko ayemera, ko no kwibuka byemera. Ari bugaruye no mu kugaruka aragerageje kugaruka avuga ati no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndabyemera rwose, ati ibyo ni ngombwa, atari gusa wumvise ati Garikani Gasana ati wenda nuko yabonye gusa abatutsi uretse ko ataranahari. Jonathan ijambo ni ryawe. Uwo muntu mu by'ukuri ibyo avuga bihwanye n'ibyo wagiye wigisha mu gutangiza kiriya gikorwa cyo kwibukira hamwe. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Yozefu. Mu by'ukuri iki kiganiro naragikurikiye cyose, nako ni bibiri narabikurikiye byombi. N'ibyo uyu muvandimwe yabajije ni ibintu byumvikana ku bibazo yabajije, ariko kugira ngo ngire ikintu mvuga kuri ibi ni uko mbere na mbere jenoside yakorewe abatutsi nta nubwo dukwiye kugira icyo tuyiganiraho cyangwa se kujya impaka, kuko yarakozwe amanywa ava, ikorwa n'intagondwa zo muri MRNDCDR, interahamwe n'impuzamugambi. Ibyo inemerwa n'inkiko zishinzwe kwemeza ko ari jenoside. Aha rwose nkaba
ntacyo numva nabiganiraho, ahubwo igikwiye kuganirwaho ni jenoside yakorewe abahutu, kuko ntabwo yigeze yemerwa cyangwa se ngo urwo rukiko rujyeho ruyemeze, ariko mu maraporo atandukanye yemeza ko urwo rukiko ruramutse rugiyeho byakwitwa jenoside. Ikindi byemezwa natwe nk'abantu babonye ubwo bwicanyi uburyo bwakozwe kuva twe nk'abasirikare kuva 1990 intambara itangira kugeza 94 kugeza 96 98 mu 2000 uko byagiye bikurikirana uburyo bwari buteguwe n'uburyo bagiye batsemba abahutu mu buryo bw'ubuhanga kandi mu buryo bwari buteguwe. Ni nayo mpamvu twebwe nka Rwanda Truth Commission yemeza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu. Ikibazo mfite kuri Gallican mu byo yavuze hari ibibazo icya mbere cyo nabashije ku raising nibaza ibibazo bitatu nkaba nanabimubaza nk'umunyapolitike akaba yazadusubiriramo cyangwa se yazadusubiza kuri ibi bibazo, kuko mu bigize umuntu habamwo kubura ikiremwa, ukaba wararemwe waravutse ukabaho nk'umuntu. Icyo ni igice cya mbere kinabanziriza ibindi. Ubanza kuremwa ukaba umuntu. Iyo umaze kuba umuntu ugira igihugu, icyo gihugu ukakivukiramo kikaba ari igihugu cyawe, ari byo biguha bwa bwenegihugu bwitwa ubunyarwanda, kubera ko icyo gihugu wakivukiyemo ari u Rwanda, ukaba umunyarwanda. Hakaza igice cya gatatu kirimo bya bindi dukunze kwita ubwoko, kirimo abahutu, abatutsi, abatwa. Ibi bice bitatu Gallican biriya bice bibiri bya mbere we yabyigijeyo yifatira ubututsi, mbega aribyo twita ubwoko. Uko guhitamo kwe rero ntabwo rwose nakumugayira, wenda niyo myumvire ye cyangwa se niko guhitamo kwe, ariko noneho nkagaruka kuri Gallican nka secrétaire général w'ishyaka amahoro, nkagaruka kuri Gallican nka secrétaire général uri mu ishyaka rifatanije n'andi mashyaka ari muri opposition arwanya FPR cyangwa se DMI Kagame, kuko ari ikubiyemo ibi bintu byose. Nkaba nibaza nti ese ubu Gallican wamuha kuba perezida muri kiriya gihugu agafata igihugu, biriya bice bibiri bya mbere yabigenza ati? Muri iki gice cya gatatu cy'ubwoko ko we avugira abatutsi akumva iby'abahutu ko bagomba guhaguruka nabo ubwabo bakabyivugira cyangwa bakabiharanira. Ikindi akavuga ko abahutu bakoze jenoside mu izina ry'abahutu akabyitirira ubwoko. Noneho uwamuha kuba perezida yabigenza ati muri aya moko atatu no kuba aya moko ari ibiremwa, ikindi bakaba ari abanyarwanda bahuriye mu gihugu, yabigenza ati? Icya kane nakwibaza nti ko mu gihe MRNDCDR n'impuzamugambi n'interahamwe batsemba abatutsi hirya no hino mu gihugu, mu ntambara niko FPR DMI Kagame na DMI batsembaga abahutu
cyane cyane nko muri Kigali kuko mu ntambara tuva mu birindiro aho twari twerekera i Kigali mu ntambara abasirikare bacu bagiye bica abahutu imirambo bakayivanga bakayijugunya hejuru y'imirambo y'abatutsi interahamwe zabaga zimaze kwica. Igihe batwaraga iyo mirambo bajyana mu nzibutso bajyanye imirambo y'abahutu n'abatutsi bishwe muri icyo gihe. Ubu abatutsi bajya kuri izo nzibutso bakibuka, ariko abahutu ntibashobora kwibuka kandi bazi neza ko harimo abavandimwe babo n'ababyeyi babo cyangwa se n'inshuti zabo ziri muri izo nzibutso. Garikani wamugira perezida uyu munsi, izi nzibutso zirimo aba bantu b'amoko yose yacu yabigenza ate? Yayavangura amagufa agareba uburyo bapima y'abatutsi cyangwa ay'abahutu bakayavangura, cyangwa se hari ubundi buryo afite yumva abaye nk'umuyobozi w'igihugu kuri iki kibazo kijyanye no kwibuka no gushyingura aya magufa, we yabivangura ate? Ikindi ngira ngo mwibutse, kwibuka ni uburenganzira bwa buri muntu, ntabwo kwibuka bishingira ku bwoko. Kwibuka ni uko ari agahinda ko kwibuka abo wabuze. Nagira ngo mwibutse ko ntabwo twibuka abicanyi, twibuka abazize abo bicanyi, twibuka abaguye muri ubwo bwicanyi, kuko ntabwo bigeze basaba kwicwa. Bishwe n'abagizi ba nabi barimo MRNDCDR, hakabamo n'igisirikare cyari cyobowe na Paul Kagame aricyo APR. Aba bose ni abanyarwanda, ntabwo ari abanyamahanga bishe abanyarwanda. Ababicanyi bari muri ayo moko yombi, abahutu n'abatutsi, cyane cyane ko ku gice cya MRNDCDR impuzamugambi n'interahamwe zari zigizwe n'abahutu b'intagondwa. Abo muri APR bari bagizwe ahanini n'abatutsi. Nkagaruka ku kindi gice cy'uko abo twibuka ni inzirakarengane zaguye muri aka kaga, noneho tugafata mu mugongo abarokotse ubu bwicanyi, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, abarokotse jenoside yakorewe abahutu. Aha rero niho yewe ngaruka ku kababaro ko kumva ko Garikani mu by'ukuri yarantunguye. Ntabwo nari nzi ko ashobora kuvuga amagambo ameze kuriya, ntabwo muzi mu buryo bw'umututsi w'umuhezanguni busangwe, kuko ni umuvandimwe wanjye, ndamuzi neza, nzi umuryango. Ntabwo natekerezaga ko ashobora kuvuga amagambo akomeye kuriya. Hari indi ngingo wenda tuzagarukaho cyane, nayo abantu baba nakwiye kureba we nk'umunyapolitike, kuko jenoside yakorewe abatutsi mu ijoro ry'uko indege ihanurwa, ababanje kwicwa ni abahutu bari muri politiki, batavugaga rumwe na MRNDCDR. Ikindi ni uko hishwe abahutu benshi batavugaga rumwe n'iyo leta ya MRNDCDR, cyangwa se abahutu b'abanyenduga batemerwaga muri iyo leta. Wenda muri make nagira ngo mwibutse amazina amwe y'abahutu bishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu indege imaze kuraswa. Ndagira ngo mwibutse Madama Agathe Uwiringiyimana wari Premier Ministre,
mwibutse nka Joseph Kavaruganda babishe bukeye bwaho Jonathan. Ariko nibo bahereyeho mu by'ukuri nibo bahereyeho babazindukiyeho. Yego. Nagira ngo mwibutse aya mazina, mwibutse Faustin Rucogoza, mwibutse Boniface Ngurinzira, mwibutse Frederic Nzamurambaho, mwibutse Felician Ngango, mwibutse Dr. Theoneste Gafaranga n'abandi benshi, ndetse nanamugerekeraho kumwibutsa burugumesitiri w'iwacu Nyanza witwaga Vianney Gisagara wishwe urw'agashinyaguro, ndetse harimo n'abandi n'abakonseye b'iwacu banze gukora jenoside barabica. Aha ni muri urwo rukerera aho hakurikiyeho gutsemba abatutsi mu gihugu hose, ndetse izi ntagondwa zo muri MRNDCDR n'interahamwe ziririmba ngo tubatsembatsembe, kandi koko barabikoze. Nagira ngo mwibutse ababo abashyira mu yihe kadire nimba badashobora kwibukana n'abatutsi. Ibyo bibazo nabasha kumva iki kiganiro azabashe kuza kuri radiyo abisubiza abatwumva, cyangwa se mu by'ukuri ahitemo koko niba yumva agomba kwizirika cyane ku bututsi kurusha kwizirika ku bumuntu no ku bunyarwanda, azareke politike noneho yibere umututsi kurusha ibi bindi, kuko n'ibyakagombye kuba yarahereyeho mbere y'uko akora kiriya kiganiro, mbere y'uko yitekereza akishyira mu mwanya wa mugenzi we, kuko ntabwo amarira yacu aruta amarira y'abahutu biciwe imiryango kandi bishwe n'abanyarwanda. Nagira ngo mwibutse ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'intagondwa z'abahutu ariko z'abanyarwanda. Jenoside twita ko yakorewe abahutu nubwo mu by'ukuri itaremerwa mu rwego rw'amahanga nk'uko n'ababizi, nk'uko yasomye ayo maraporo, nk'uko yakurikiranye ubwo ubwicanyi bwagiye butsemba abahutu mu gihugu ko ari jenoside, twebwe tukaba tubyemera dutyo. Nawe yishyire mu mwanya wabo batsembwe, kandi njye mwibutsa ko igihe cyo kwibuka twe tutibuka abicanyi, ahubwo twibuka abazize, abaguye muri ubwo bwicanyi ku mpande zombi, kandi tumwibutse ko dufata mu mugongo abarokotse ubwo bwicanyi. Urakoze Joseph, wenda navuze byinshi. Ndagushimiye Jonathan, ndagushimiye cyane kuko ushimangiye ibyo uriya muntu utarivuze izina yabajije, kabone n'ubwo telefone yamutengushye, ahubwo ibyo Gasana Garikani yashubije ndabishyiraho mu kanya, ariko mbere yo kugira ngo mbishyireho Jonathan nagira ngo ngire ibyo nkwibariza. Nk'abantu bashatse abatutsikazi bakicwa, cyangwa se hakicwa ba sebukwe babo n'abandi bafite icyo bahuriyeho kubera uko gushakana n'abatutsikazi, kandi ntabwo ibyo bintu ari ibintu bigwiriye cyane muri kiriya gihugu cyacu, cyane cyane rwose muri iki gihe byari bigwiriye cyane. Cyangwa se nk'abahutukazi bashatse abatutsi, umugabo bakamwica ndetse bakica n'abana, hari aho bagiye bica n'abana, umuntu agasigara yipfumbase abana yabyaranye n'umututsi bakabica, wenda bakamureka ngo ni umuhutukazi, ariko bamwiciye abana, bamwiciye umugabo, bakaba badashobora no kubibuka. Azibukirwa n'Agasana ngo nuko ari umututsi gusa kwa se na nyina Jonathan, aho rwose ibintu ikindi cyo. Reka nkubwire, abo bose bari muri ya kadere y'abantu bazize uko bavutse. Ikibazo turiho ni ikibazo cyo kuba bumva ko hari abagomba kugira agaciro, abandi ntibagira agaciro ngo bazahaguruke bajye nabo kubiharanira. Igihugu dufite ni kimwe, turi abanyarwanda. Abisha aba bantu ku mpande zombi bava muri aya moko yombi, kandi icyo nicyo dukwiye kureba.
akababaro kawe umuntu wapfushije umubyeyi n'inkundi wapfusha umwana n'inkundi icyo kintu rwose Gasana sinzi impamvu akirengagiza reka twumve uko yashubije Jonathan ku buryo buteye isoni ni iminota 7 ukuntu yashubije uwo mugabo nyine utarivuze izina reka twumve uko Gasana yamushubije wumve ukuntu avuga ukuntu nyine nta kuvanga ibintu nta kuvanga amoko ngo hari abahutu bazize gusa n'abatutsi nta kindi abo ngabo abazize ukwemera kwabo abazize kuba bakunda igihugu bakunda abanyarwanda buyumva mu bunyarwanda abo bose ntacyo bavuze abo bahutu nabo kwibagizwa ndetse ngo niko kuri kwereka tubyumve Jonathan noneho n'amasaha ndaboneraho agenda ducika reka tugenda tugira vuba za komantere zacu tuzigira ngufi Garikani mu gihe tugishaka uyu muvandimwe agigerageza kubona signal reka nguhereho niba wafashe note reka duhere kuri uriya wa mbere yenda utivuze izina avuga ko kutibanda ku ruhande rumwe cyane cyane by'ingenzi kugira ngo tutuze guha balance y'ibitekerezo wowe sinzi niba nawe hari ibindi wumvise observation zindi wakoze zitandukanye n'izo ariko yavuga ko hari icyo kintu cyo kutibanda ku ruhande rumwe muri iki gihe cyo kwibuka niba ari ni ukundi wabyumvise wowe Garikane kanguha akanya ubivuge mu magambo sinavuga ngo ahinnye kandi ugomba gusobanura ibyo bavuga utasobanuye neza ubivuge mu buryo bushoboka kugira ngo noneho havemo iyo ambiguity cyangwa se bumve icyo bashaka kuvuga icyo gihe. Urakoze Jean Paul n'uwo musore ndamushimiye wabajije ikibazo utivuze izina ariko ndagira ngo mubwire ikintu kimwe mfata ririya jambo narifashe mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ahangaha nkagira ngo mwibutse cyangwa nibutse n'abandi batwumva ko hari ikintu dukunda kwibagirwa abatutsi bishwe n'abarokotse iriya nzira y'umusaraba nasubiyemo ngo nongere nyishimangire bishwe n'abahutu babanye nabo abahutu b'abaturanyi abahutu b'ishuti ku rundi ruhande rero rwo avuga ngo tutarimo tuvuga hari abahutu bishwe na FPR icyo gihe mu byumve neza kandi mu bitandukanye uwo muntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi ibyo FPR yakoze tuvuge ko ntibimureba ubundi ntabwo ari we bagombye no kubibaza iyo bibuka jenoside yamukorewe rero iyo ushatse kujya kubivanga n'ibyo FPR yakoreye abahutu icyo gihe ndumva ko uba umutoneka uba uri mupfobya ibyamubayeho niyo mpamvu nishyira mu mwanya iyo tuvugira abanyarwanda reka mujye mwibuka ko n'abacikacumu ari abanyarwanda tugomba kubavugira batagira urwara rw'ishima FPR ntibavugira nta muntu bavugira igihe rero tuzibagirwa ibyababayeho kandi ababibakoreye bahari abo babibakoreye FPR ikabakorera ibindi ni bya bindi byo kuvuga ngo bihwaniyemo ntabwo bihwaniyemo umucikacumu warokotse tugomba kumwumva inzira y'umusaraba yanyuzemo kuko si we wabyiteye niba FPR yarahindukisha abahutu ibyo niyo mpamvu njya mpamagarira abahutu gukora ankete z'ibyababayeho hakaba za organisation za association zitari mu mashyaka zitari no muri guverinoma zireba ibyo bintu ni nayo mpamvu twebwe reka noneho mvuge nk'ishyaka kubera ko kugira ngo mubyumve neza ubundi igihe navugaga nk'umunyarwanda usanzwe uvuga ibyabayeho kandi tutagomba kwibagirwa ubundi ibi bintu byo kwibuka abacitse ku icumu abarokotse ntabwo leta yagombye kubijyamo kubyivangamo natwe opposition n'ubundi nk'amashyaka ntitwagombye kubyivangamo kuko twaba tugiye gukora amakosa nk'ayo FPR ikora iyo yivanga mu byo yibuka ikora par exemple icyo kintu tugomba kukimenya noneho rero kugira ngo nsubize uwo muvandimwe nuko burya ikintu kizatuma tutagira ubwiyunge n'ubumwe ni ugushaka kwibagiza ibyabaye cyangwa kutabwizanya ukuri nk'ubwo baba banyifuzaho ko nababeshya kuko nkora politike ngo mvuge ibitandimo kugira ngo
bishime kandi atari ko bimeze, ahubwo kubivuga uko biri nibyo bizana umuti ku kibazo. None se uwo mucikacumu uzamubwira ngo yishwe nande kandi urimo uvuga ngo kuko nakwishe FPR nanjye kanyica ubwo bihwaniyemo? Oya, ntabwo ari uko bigenda. Ni nayo mpamvu mpora mvuga kandi ntabwo babyibuka, mpora mu minsi 365 y'umwaka impfu z'abahutu zivugwa kenshi kurusha iz'abatutsi zivugwa mu kwa kane kuko habaye jenoside. Nanjye ndazivuga, ndi mu bantu bakiza FPR ku mpfu z'abahutu buri munsi, uko bibaye, uko bwije, uko bukeye, kandi ngahagurukiza abahutu gukora izo association bagashaka n'umunsi wo kwibuka nabo. Ndakubwiza ukuri ko igihe abahutu bazahaguruka bakibuka ababo bicuye Kibeho, nzabwira abatutsi nti musigeho, ntimujye kuvanga, ntimujye kubabwira ngo kuki muvuga ibyo byanyu kandi natwe baratwiciye. No, mubahe icyubahiro, bibuka ababo, abaguye ibyumba, abaguye tingitingi. Ni mubibuka, umuntu wese uzaza kubarogoya nzamubwira ko urimo upfobya cyangwa urimo utoneka. Ntabwo mbivugira ku batutsi gusa, nabivugiye ku batutsi gusa kuko nari naje kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Narabishimangiye ndavuga nti iki cyumweru twagombye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Niko yanditswe, irazwi, irahari. Abahutu nibyo barapfuye, hari n'abahutu bishwe kubera ko basa n'abatutsi, ariko bishwe babaziza ko baba ari abatutsi. Barahari rwose. Ariko rero mbasabe kandi nongere mbasabe, niba abahutu b'abaturanyi barishe abaturanyi babo b'abatutsi, FPR nayo ikica abahutu, ntabwo ikibazo cyagombye ngo reka tubishyire ku batutsi barukoze kubera ko FPR yatwishe. Naranabivuze ejo bundi kuri Facebook, abantu bambaje, ndavuga nti ikosa ryabaye, ikibazo nako kiri mu byatumye jenoside n'ubwicanyi ndengakamere buba mu gihugu cyacu Rwanda, ni ukwitiranya FPR n'abatutsi, ukongera ukwitiranya interahamwe n'abahutu. Ikosa ryarabaye. Natwe rero tutabwizanye ukuri ngo tuvuge ibyabaye, ngo nceceke ibyabaye kugira ngo uyu nguyu atuvuga ko nabivuze. No, ntabwo ari byo. Ahubwo mukeneye umuntu w'umuyobozi ubabwiza ukuri. Kubabeshya ntibyananira nanjye, ariko ifoko tuvugisha ukuri kugira ngo ibyabaye bitazongera kuba. Sinzi, ntabwo nigeze mfata note Jean Paul, niba hari akandi wibuka yaba yambajije umbwire ahantu undi ntabwo nabashije gufata note, ariko ndumva muri make ari ibyo nashakaga kumubwira. Murakoze. Jonathan, ngira ngo wumvise Garikani ibyo bintu avuze, wenda kugira ngo tunihute wenda niba udashaka kumpagarika, nagira ngo nibutse ko Jean Paul Turayishimye yabaye nk'utunguwe n'ukuntu Garikani Gasana basangiye impuzamashyaka P5 yabaringa mu by'ukuri nk'uko tudahwema kubivuga, kandi iyi myumvire yabo iranabigaragaza. Yatunguwe n'ukuntu Garikani Gasana basangiye P5 nubwo ari baringa, ukuntu Gasana yakomeje gushimangira ivangura n'igoreka ry'amateka ya jenoside, ahatira abahutu icyaha nka Kagame na ndi umunyarwanda ye nk'uko nabivuze mu kanya muri 2013, kandi tukaba tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha. Garikani rero akomeza kuvuga ko abahutu bishwe bazira kugira isura y'abatutsi. Jonathan rero ntawe bihuye nabyo bavuze uti abahutu bishwe mu rwose bwa mbere muri priorite. Benshi abahutu b'abademokarate bakunda igihugu cyabo biyumvamo ubunyarwanda mbere kuba abahutu. Watanze n'urugero rwa burugumesitiri wanyu i Nyanza musangiye we na Garikani Gasana, wavuze ko ari umuvandimwe. Ntiwabisobanuye neza, ariko navuga ko ari murumuna wawe kwa so wanyu, ni umuntu muziranye, nako nsimuzanye gusa ni umuvandimwe musangiye amaraso. Gusa rero wavuze ko watunguwe, naho niba ushatse kubibwira abari batwumva. Nagira ngo rero turatani kugira ngo tubashe kwihuta kuko isaha iranageze, kandi igeze kenshi ndanagushaka nkakubura mu gihe ngiye kugushaka. Reka nze nshyireho indi audio aho Gasana Garikani nyine akomeza.
nibutse ko nyine rwose Jean Paul Turayishimye nawe yabaye nk'utunguwe nyine n'uko kuntu ko kwihandagaza mu kubeshya ariko kuko n'ibinyoma bikomeye cyane byo ngo abahutu bishwe ngo bazize kugira isura y'abatutsi ni ikinyoma kizima harimo abazize koko ko basa n'abatutsi ariko abenshi babishe bazi neza ko ari abahutu. Hari ukuntu rero muri iriya no audio ngiye gushyiraho Jean Paul Turayishimye yafashije yagerageje gushimangira ibyo gisura avuga ko na Robert Kajuga ngo umuhutu perezida w'interahamwe mbyibutse ngo hari abagiye bavuga ko ngo ari umututsi kubera ngo kugira isura y'abatutsi. Aha rero Jonathan uraza kongera wibutse yuko bagatawe Ingimana ba Joseph Kabaruganda ba Faustin Rucogoza ba Boniface Ngurinzira ba Frederic Nzamurambo ba Felician Ngango ba Dr Gafaranga Theoneste n'abandi na burugumestre wanyu mwembi Jean Marie Vianney Gisagara wa Nyabisundi wishwe rw'agashinyagura akicwa n'igisiri n'abajandarume na sous-prefet Kayitani uraza kunyibutsa irindi ry'inyarwanda bakamwica nabi cyane bamushinyaguriye cyane bamuzana abaturage nyine cyane cyane ab'intagondwa kumukomera n'icyose bakamuzirika ku modoka abo bajandarume. Ibyo bintu Gasana Garikana yibagiza ngo ibintu byakozwe n'abaturage uze kumbwira Jonathan uranyumva uze kumbwira ahubwo icyo abaturage b'abahutu bari gushoboza abatutsi aho babaga barunze ku bwinshi kuri za kiliziya ku mashuri bagiye birwanaho interahamwe zikabatera zifite n'imbunda bakanazibambura bakazitsinda. Nuko habaye igisirikare nicyo kishe mu by'ukuri n'abajandarume ni ukuri. Uhereye kuri ubu burugumestre wanyu Jean Marie Vianney Gisagara turabivuga gakeya tuzabigarukaho kuko igihe kireho kiratubana gikeya tuzakomeza icyo kiganiro twerekana ibinyoma bikubiye cyane muri ibi bintu Garikani Gasana ariho avuga ariko ibyo binyoma akaba bifatanya kenshi nabo muri MNDCD kuko nabo akenshi bifuza ko byitwa Hutu Tutsi bakibagirwa ko abahutu bisha abandi babahora ko bo bemera ko ari abanyarwanda bemera yuko umuntu ari nkundi bemera yuko umututsi n'umuhutu bose bagomba kubaho batagomba kwicwa batabereyeho kwicwa. Abo barishwe rugikubita ibyo Gasana Garikani rero ndabona ari bafasha muri MNDCD kubizinzika avuga ngo abantu bishwe gusa ngo kuko ngo bafite ngo abahutu bishwe ngo abantu ko bari bafite ngo amasura y'abatutsi. Ibyo bintu ni akaga tuzamwamagana tuzasubira. Reka noneho twumva ukuntu nyine Jean Paul Turayishimye nawe yumvise ko ibintu byanyireye cyane kandi ngo yaragomba kuza agasubiza akagira abahumuriza nk'umunyapolitike. Yazanye nawe ibyo bintu byo gusa n'uyobya ngo hari na chef w'interahamwe ngo mukuru wazo tuzabigarukaho nabyo Jonathan uriya bitaga umututsi nyine cya mbere cyo gufata uwo muntu ukamwita umututsi kuko kuri bamwe ku gatsiko kamwe k'abahutu muri MNDCD bavuga ko umuhutu ari ukomoka muri Ruhengeri na Gisenyi na hamwe muri Byumba bitari Buganza. Abo ngo ni bo bahutu nyabo mu by'ukuri abandi bose bakabagira abatutsi. Ibyo niko wenda bafata abo ba Robert Kajuga n'abandi benshi cyane bagiye bica rimwe na rimwe ko babahoye amasura cyangwa babahoye abaturuka kurutsa n'iby'amasura. Ikindi cyo nuko ibyo rero urumva ko Garikani Gasana rwose ari yafasha muri MNDCD kabone nubwo harimo n'ibyo batumvikanaho na gatoya. Gusa rero ibyo bibi MNDCD na FPR DMI mu mikorere ya byose tugomba kubirwanya. Ngira ngo buri wese wumva impamvu turwanya ayo mabi yombi muri ibi biriho bivugwa na Garikani Gasana na Jean Paul Turayishimye birashimangira byo tutahemye kuvuga yuko izo tendance zombi ari zo kurwanya. Jonathan rero mu gihe ngiye kugushaka reka mbeshyizeho ino audio yindi y'iminota 5 niyo ya nyuma. Ino audio y'iminota 5 nyine aho Jean Paul Turayishimye nyine agerageza kuremarema
gufindafinda gupfundikapfundika azana ibyo bya Kajuga Robert umukuru w'interahamwe ariko bigasa no guhoma mu by'ukuri icyaho guhomera iyonyeze bikanga Gasana Garikani nyine wari wafashe umurego noneho akavuga bibi kurenzaho. yavugaga ati abanyapolitike nkawe hagombye kuba guhumuriza urundi ruhande, ko amagambo yenda ubwo mbifata nko kuvuga ko yenda amagambo wavuze bumvaga ko adahumuriza urundi ruhande. Nanjye ndaza kugira igihe cyo ko observation zanjye cyangwa se kuri ko hari n'ibyo nanjye bambajije bavuga ko yenda dushobora kuba tuva mu mutego wa Kigali, ariko nagira ngo ahangaha bavuga ko ngo ushobora kuba byarumvikanye ko nk'umunyapolitiki, aha ngo baravuga nk'umunyapolitiki bumva ko wagira disikuru itandukanye niyo wari ufite, kuko nk'urundi ruhande rwakumva ko amagambo yawe yenda atitaye ku mfu z'abahutu yabaye. Nubwo aho rero niho yibeshye, wari umaze no kubivuga kujyanye no kuvuga, ariko nagira ngo bivugeho amagambo magufi uyu muntu nawe yumve ko yenda ikibazo cyacu cyumvise. Aho rero niho yibeshyera. Ntabwo kuba ntavuze jenoside yakorewe abatutsi ngo simvuge impfu z'abahutu, nuko nakubwiye nti igihe bazibuka bikibeho ntabwo nzabivanga ngo nzane jenoside y'abatutsi. Icyo gihe nzafata mu mugongo abahutu bishwe na FPR, mbibuke kandi mbivuge mu mazina yabyo, tutinabivuze mu mazina yabyo. Niko kubwizanya ukuri, niko mbifata. Naho kugira abapolitisiye babeshya ntabwo ari byo bizatuzanira ubwiyunge n'ubumwe. None Garikani hari utwandikira ambwira ati iyo Garikani avuze ati abatutsi bishwe n'abahutu bari abaturanyi, bari iruhande rwabo cyangwa se babanaga, kuri uyu nguyu hari ibyo nemeranye nawe cyane cyane kubera ko jyewe ariko mbivuga. Aravuga ati ukurikije uko bivuze wumva ko abahutu bishe abatutsi, ariko bitavuze ko yenda ari igice cy'abahutu bari bifite imyitwarire itandukanye. Njyewe ku bwanjye nanjye niko mbibona. Ushobora kutubwira niba twibeshya kuvuga ko abatutsi bishwe n'abahutu gusa, cyangwa bikwiriye ko bisobanuka neza ko harimo bari biganje mu bwoko bw'abahutu ariko bari bafite imyitwarire itandukanye, atari ukuvuga ngo umuhutu wese yishe umututsi. Ibyo ngibyo Garikani hari ababitwandikira, ngira ngo nabo ugire icyo babwira. Nibyo rwose, hari abahutu benshi bakijije abatutsi, hari abahutu babahishe, hari n'abahutu bapfuye kubera basa n'abatutsi. Reka ibyo nabyo mujye mubibuka. Ntabwo nabo barahari rwose. Hari n'uwambwiraga ngo ntaguciye mu ijambo ati n'akajuga benshi bamuhaga identite y'abatutsi gusa bamurebye, ati nta nubwo bari bazi identite ye n'ubusanzwe, atari ko kubera ko n'ubundi yari afite isura yo bakarifiyaga nk'umututsi, bahise bamwita ko ari umututsi, kubera umututsi yenda kubera ko nuko yagiye abivuga, ku buryo umuntu umwe yatwandikira avuga ati Jean Paul ndimo ndakurikirana ibya Kajuga uvuze, nahuye na grand frere we bavukana Dar es Salaam mu 1995, hashize imyaka 24. Iyo myaka yose icyo gihe wari uhagarariye u Rwanda muri Tanzania ari we ambasaderi Kanyange Joy yari ahari. Uyu muvandimwe wa Kajuga yaravuze ati batwibeshyeho, ndi umuhutu rwose, ntabwo turi abatutsi. Ati sinzi niba wabwira abumva ikiganiro uyu mwanya, ariko ubwo nagira gusa ngo mbonere umwanya wo gusoma iyi texte. Gusa yavugaga kuri Kajuga, nuko gusa nari mbijyanisha n'umuntu watubwiye ati n'Akajuga nta wari umuzi, benshi tubimenye nk'ibyo byose ntabwo twari tubizi. Ati tubimenye ubu, abantu benshi bavuga ko ari umututsi biturutse n'uko yasaga, nk'uko wari uvuze nawe uti hari n'abahutu bapfuye bazira ko uko basaga kandi mu by'ukuri atari n'abatutsi. Nicyo nashaka kuvuga nyine, ngira nti abahutu bose ntabwo bakoze jenoside, ntabwo
ntabwo bose bishe, ariko malheureusement jenoside yakozwe mu izina ry'abahutu. Ibyo ngibyo icyo ngicyo tugihurizaho twese, nubwo harimo ababiguyemo, ariko birababaje ko yakozwe mu izina ry'abahutu, kuko bahamagariwe kwica abatutsi babaziza ko ari abatutsi. Abahutu benshi babijyamo, imvururu barabikora. Hari abatarabikoze, ariko byakozwe mu izina ryabo. Jonathan, uramwumvise Garikani Gasana, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Amahoro People's Congress, akaba afatanyije na Jean Paul Tureshimye. Bombi ukaba wumvise ukuntu bemera yuko ngo abahutu bagiye bitwa akenshi ngo kubera ko basa n'abatutsi. Wavuze mu kanya uti bariya banzamura bona bishwe kubera ko n'abahutu benshi cyane bishwe kubera ukwemera kwabo, bemera ubunyarwanda bwabo, bemera ko umuntu ari nk'undi, bakicirwa ibyo ngibyo. Wumva ukuntu mu by'ukuri bariho babatobanga nyine memwari yabo, batobanga ukwibuka abo bahutu b'intwari benshi cyane bazize kwanga amahano ya MNDCD. Mu yandi magambo rero, intagondwa zose ni nyina uzibyara n'umwe. Gusa rero aho bafatanyije muri za P5 tugomba kubarwanya twivuye inyuma. Jonathan, fata ijambo, naritendanye, fata ijambo unasoza. Jonathan, ugana ku musozo rwose. uranyumva Yozefu? Ndakumva neza Jonathan. Urakoze muvandimwe Yozefu, nanone ngushimire. Iki kiganiro ni ikiganiro kitoroshye, ni ikiganiro kirimo amagambo ababaje cyane cyane. Genda bivuga nk'uko wari umaze gusobanurira abantu, kuko Garikani ni murumuna wanjye, ni mwene data wacu, nk'uko wari ubivuze. Sinari nzi neza rwose mu by'ukuri ko ashobora kugwa mu mutego uteye utya, kandi nk'umunyapolitike, nk'umuntu nibwiraga ko afite ubumuntu ashobora gutekereza mu buryo burenze ubu ngubu. Ibyo yita kuvuga ngo ntabwo agiye kubeshya, mushimire nyine nabwo ko yeruye akagaragaza uruhande rwe nk'umunyapolitike, koko akareka kubeshya. Ariko noneho urwo ruhande rwe rukaba rutandukanye n'urwo umuntu ushaka guhindura ibintu, kuko ukwemera kwe kuri ku bututsi cyane kuruta kuba ku bunyarwanda, nk'uko nabanje kubivuga. Aha rero ikintu kinantangaje kinambabaza ni uko agwa mu mutego wa Kagame wo kuvuga ngo abisha abatutsi cyangwa se intagondwa z'abahutu zakoze jenoside zayikoze mu izina ry'abahutu. Ntabwo ari byo, ni ikinyoma, kuko nta muhutu wigeze atuma undi ngo najye kumwicira. Ni kandi yarangiza akemera ko hari abahutu bahishe abatutsi, hari abahutu bishwe, hari n'abicanywe n'iyo miryango ndetse bari bahishe, hakaba hari n'abarokotse mu by'ukuri ubwo bwicanyi bwakorwaga n'izo ntagondwa. Ikindi nshaka kugira ngo ngarukeho ni uko abanyapolitike cyangwa se amateka yacu, uburyo n'ababirigi bagiye bayakora bakayandika uko bashatse, bakaduha amasura bishakiye, natwe tukagwa mu mutego wo kumva ko mu by'ukuri abatutsi bagira isura yabo bihariye n'abahutu bakagira isura yabo bihariye, kandi twarangiza tukabura uburyo tunabisobanura.
ukumva aravuga ngo hari abahutu bishwe ngo kubera ko basa n'abatutsi. None se ubwo byaba bivuze iki? Nimba koko hariho isura yihariye ku batutsi hakaba isura yihariye ku bahutu, kandi warangiza ukavuga ngo hari abahutu bishwe kuko basa n'abatutsi, ukumva uranabyemera. Nk'ibyo bibagendeyeho byo kuvuga ngo ubugufi, uburebure, izuru, imbavu n'ibindi bagiye bagenda bapimiraho. Muri ibi bice, muri aya moko yose usangamo abantu barebare, ugasanga bafite amazuru maremare n'amagufi, bitarebeye kuba ngo bakomoka mu bahutu cyangwa mu batutsi. Ikindi narangirizaho kibabaje no ukumva ngo abahutu ngo nibahaguruke ngo bakore amasosiyasiyo ngo basabe ibintu byabo uboshye ari bizinesi. Ibintu byabo ni ukuvuga ngo abahutu ntabwo ari igice kiri cy'uruhande rw'umubiri we, akwiye kumva ko abo bantu akwiye guhaguruka n'iyi asosiyasiyo nawe ubwo akayishyiraho, akanatabaza n'abandi ati ni muze. Yakagombye no kubikorera muri urwo rwego icyo biyita pesenti cyangwa P5, bagashyiraho iyi asosiyasiyo yo kuvuga ngo abahutu bishwe muri iki gihe dukurikije nk'uko twashyizeho Rwanda Truth Commission. Ntabwo bigomba kureba ubwoko ngo uvuge ngo ibi twebwe turi abatutsi byacu twarabiharaniye, namwe ibyanyu nimugende mubiharanire. Kandi ukavuga ngo urashaka guhindura ubutegetsi mu gihugu, ugahindura imikorere, ugafata ubutegetsi ukaba perezida, warangiza kandi ukavuga imvugo zimeze nk'iz'uwo uri mu rwanya. Ubwo si ibyo bintu wazabyubaka ute? Wahihumura ute abanyarwanda? Cyane ko yananiwe no guhihumure abo yahungabanije muri kiriya kiganiro bamubajije ibibazo. Ariko ikindi ngaruka nanone nemera nuko yavuze ati jyewe nuko kwemera singiye kubabeshya, jyewe ndi umututsi, ngomba kuvuga iby'abatutsi, ngomba kwibuka nta nubwo iby'abahutu bindeba. Nubwo yongera agahindukira akavuga ati none se P5 ni iki Jonathan? Ni iki wowe? Nabyo urabaza ngo ni iki? Abavuga ko bafite impuzamashyaka bafatanyije iki? Bafatanyije iki? Ni Abanyarwanda cyangwa n'udutsiko gusa tw'abatutsi n'udutsiko tw'abahutu turi aho ngaho? Bafatanyije iki? Nimba Yosefu aba bantu iki kintu cyo kwibuka, iki kintu cy'aka kaga kagwiriye u Rwanda batari bacyumva ngo bagishyire mu maraso yabo no mu misokoro no mu bwonko, bacyumve bumve uburyo kibabaje. Noneho wowe niba wisanga muri icyo cyiciro cy'abatutsi, undi akisanga muri icyo cyiciro cy'abahutu, ukaba harimo abapfushije ababyeyi babo n'abavandimwe, nawe warapfushije ababyeyi bawe n'abavandimwe, wowe ukarokoka n'uriya akarokoka, ni iki kibatandukanya muri ako kababaro? Nimureke kwibuka abicanyi, turibuka abishwe bazira uko baremwe, turibuka abazize ubwoko bwabo, abazize ako kaga. Ntabwo twebwe twibuka abicanyi, nta nubwo twebwe dushyigikiye ko hatabaho ubutabera bufata abo bantu bose bo ku mpande zose bakoze aya mahano. Ikindi cya kabiri, tugomba kwibuka ko tugomba gufata mu mugongo umuntu wese cyangwa se umunyarwanda wahuye n'ako kaga warokotse. Naho kuvuga ngo aravugira abacikacumu b'abatutsi, abacikacumu b'abatutsi twese turabavugira, abacikacumu b'abahutu turabavugira. Ni nayo mpamvu twashyizeho iriya asosiyasiyo kugira ngo abo bantu bose bahuriremo, kubera ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'abanyarwanda, ntabwo ari abanyamahanga. Ndagira ngo icyo kintu nyimwibutse. Kandi ikindi cya kabiri nshaka kumwibutsa
ndagira ngo mwibutse ko ubwicanyi Kagame akora cyangwa yakoze cyangwa se bari bafatanije n'abo ba Kayumba bari kumwe, ubwicanyi bakoze ntabwo babukoze mu izina ry'abatutsi, babukoze mu izina ryabo, bazanabiheke ku mutwe. ndagira ngo mbimwibutse ejo atazagwa mu mutego wo kugira ngo ibyo abo batutsi bari ku ngoma bica abahutu bakica abatutsi bakica abantu ngo bizitirirwa abatutsi. No, babikora mu izina ryabo, babikoze mu izina ryabo, yaba ari Kayumba bari kumwe, yaba ari Kabarebe, yaba ari Kagame, yaba ari Nziza, yaba ari n'abandi bose twatondaguye turavuga. ubwicanyi bakoreye abahutu babukoze mu izina ryabo, ntabwo babukoze mu izina ry'abatutsi. ejo gari kandi ndagira ngo mwibutse tuve indimwe, ntabwo gewe nzemera ko ubwicanyi bukorwa cyangwa bwakozwe bwitirirwa ubwoko, nk'uko bavuga ngo abahutu ngo babyemeranwaho. Sinzi niba byemeranwaho n'abahutu cyangwa byemeranwaho n'abo mu ishyaka rye cyangwa se n'abo muri icyo bita pesenti, ko ngo ubwicanyi bwakozwe mu izina ry'abahutu. uwo ni umutego ukomeye. ejo nawe kereka niba yumva na ndi umunyarwanda nayo ayishyigikiye, kuko niba icyaha cyarakozwe mu izina ry'ubwoko, niyo mpamvu abo babamuhora iki bahora imbere bapfukamye ngo barasabira imbabazi ubwoko bwabo. ibi n'agahomamunwa nawe nasabe bacondo bapfuka barapfukamye umunsi bajya kwemera guheka Kayumba n'abo ngabo. yego icyakora baruciye bakarumira bagaceceka bakumva ibintu nk'ibi. umuntu avuga ngo abahutu bakoze jenoside mu izina ry'abahutu, bakaruca bakarumira bagaceceka. wakwibaza ute aba bantu barakora politike yerekeye izahindura iki ku birimo bikorwa na Kagame? icyo banenga Kagame ni iki? nimba ubwabo batumvikana kuri ibi bintu by'aya mahano yakozwe n'intagondwa zo muri MRNDCDR no muri FPR DMI. Joseph wakomeza, ngira ngo wenda nari nzamutse cyane. dusoze nsubire mu magambo ateye ishozi ya Garikani Gasana yaherukiyeho ahagira ati nicyo nashaka kuvuga nyine, ngira ntabahutu bose ntabwo bakoze jenoside, ntabwo bose bishe, ariko malheureusement jenoside yakozwe mu izina ry'abahutu. ibyo ngibyo icyo ngicyo tugihuriraho twese nubwo harimo ababiguyemo, ariko birababaje ko yakozwe mu izina ry'abahutu, kuko bahamagariwe kwica abatutsi babaziza ko ari abatutsi. abahutu benshi babijyamo imvururu, barabikora. hari abatarabikoze, ariko ibyakozwe byakozwe mu izina ryabo. Jonathan we wagize neza kumubwira uti Garikani rero noneho niba uri uvuga ko intagondwa z'abahutu zagiye zigakora amahano ngo zabikoze mu izina ry'abahutu, noneho n'intagondwa z'abatutsi bo muri FPR DMI, ngabo ba Kagame, ngabo ba Kayumba, ibyo bakoze byose babikoze mu izina ryawe Garikani Gasana w'umututsi no mu izina ry'abana bawe b'abatutsi. Bizavugwa se gutyo? mu yandi magambo ni logique. niba uvuga ngo babikoze mu izina ry'abatutsi nk'abahutu bari batumye mu izina ry'abahutu nk'abahutu bari batumye, ejo nawe hazagira uzakubwira ko ibi byakozwe jenoside yakozwe na ba Kagame na ba Kayumba uwo nguwo ugaragiye. iyo jenoside yakozwe mu izina ry'abatutsi, kuko Kagame yirirwa avuga ineza yagiriye abatutsi ukuntu yabarokoye, nibyo yirirwa avuga. nawe yarakurokoye rero mu yandi magambo. bityo uko kwica abahutu ko kubarimbura haba imbere mu gihugu haba inyuma yacyo. niba rero wumva koko uwishe aba yabikoze mu izina ry'ubwoko, kandi ubwoko bukabiryozwa, nawe ejo rero witegure kuzaryozwa. ntabwo mbikwifuriza kandi nzanabirwanya, mu by'ukuri ntabwo ari nabyo, ariko rero wagombye kwisama
wasandaye ariko garikani Jonathan yewe ka tugarukize ikiganiro hano tuzagikomeza ubutaha twarebye muri kino kiganiro ukuntu udutsiko tw'amoko y'abatutsi n'abahutu turushanwa mu kugoreka amateka. Uyu munsi twatinze ku gatsiko karangajwe imbere na Garikani Gasana na Jean Paul Turayishimye, ariko inyuma yabo nyine hari udutsiko tw'abatutsi. Twavuzeho gatoya no ku dutsiko tw'abahutu, ariko tuzadushakira utwo dutsiko igihe cyatwo tubanje kunonosora gatoya iby'aka gatsiko gatenye kigateye ishozi k'abatutsi bo mu cyita P5. Tuzabikomeza ibyo muri ako gatsiko mu kiganiro gitaha mu gice cya gatatu cya kino kiganiro, naho igice cya kane tuzagiharira uroye iby'udutsiko tw'abahutu natwo mu by'ukuri muri icyo kibazo cyo kwibuka duteza ibibazo bikomeye, aho usanga nyine bishimira cyane cyane abahakana jenoside yakorewe abatutsi, dore ko ari populaire muri utwo dutsiko twa MRNDCD. Usanga abo ngabo bahakana jenoside ari populaire, cyangwa se abagerageza kuvuga ngo ntiyateguwe babeshya, abo bose usanga bari populaire. Jonathan rero reka ngushimire inshuti za radiyo ishakwe zakumvise zakomeje kutwumva. Tubararikire mu kiganiro gitaha mu gice cya gatatu, mu gice cya gatatu cya kino kiganiro, igice cy'uno munsi. Nibutse yuko ari igice cya kabiri, ni igice cya kabiri. Twatangiye igice cya mbere ku itariki ya 25 z'ukwezi gushize, kuri ino tariki ya 4 za kuno kwezi kwa gatanu. Twarebye nanone igice nyine cya kabiri mbyibutse kwibuka ku nshuro ya 25 imungu yivangura iracyari muri benshi mu banyarwanda. Twarebye nyine ukuntu utwo dutsiko tw'abatutsi n'abahutu, ariko twaritinze cyane cyane ku dutsiko tw'abatutsi. Twarebye ukuntu utwo dutsiko tw'abatutsi n'abahutu turushanwa mu igoreka ry'amateka, hagamijwe gushimangira ko ubwoko n'ubu ari bwo bwoko bw'abicanyi, bisobanura ko ubwo bundi bw'utwo dutsiko nyine ari ubwoko bw'abantu berade. Siko rero bimeze, siko amateka y'igihugu cyacu ameze, kandi nk'uko Jonathan wabivuze ntabwo ari cyo kizunga abanyarwanda. Iyo uri umunyapolitiki ukavuga amagambo nk'aya ngaya, ukwiye kwigena, kwibwiriza rwose, ukimanika cyangwa se ukigirayo. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Dukomeze guharanira ukuri turwanya ikinyoma, naho utanshuti mwari muri na buryo bareba biga amashuri nayo byo biga ayiga semiki, batiga urukundo n'ibige koza ibibondo, batiga kubana n'ibige kwemera Imana, batiga gusangira basaranganya utubarura bambariza ibyo biga. Ngo biga siyanse ngo biga n'inazo z'amata abantu, zidutwara ibibondo zikadutwara ababyeyi, bazikoramo ibitwaro bakabikwiza mu bantu, zibajyana mu mazi bakavura ibisazi, zibageza mu kirere bakamanura amabombe bwacya muri dutabare. Nta siyansi idakunda, niba ari iyo kutwica niba ireke batazi, niba ari iyo kutwoshya niba ireke irakaye, iriya izamara abantu niba ireke bari, iriya itemera Imana niba ireke iyo nayo. Siyanse zabo bakunda ntizibatoze gukundana, urazisenye z'Imana. Manu be happy masutabarizi yawe, Manu be happy masutabarizi yawe, Manu be happy